ukarasa mu Rwanda ukabona batseta ibirenge nk'abatagira imbunda bakajya bandika abanyarwanda ntibavuge cya kintu bakongomani kirabacanga no gutera amabuye ntagire umuntu urasa imitwe ahubwo ntekereza ko cyakabateye ubwoba. David, reka dusase inzobe kuri iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo wamugana umuceri umeneke rwose. U Rwanda ndubwo rero nkuko nabivuze mu biganiro bitambutse tugeze gukorana, u Rwanda rufite ikibazo. Ndamaze se nta ni kintu kigaragaza ko u Rwanda narwo ruryamiye amajanja nk'ibifaru nk'ibiki. Arambwa ati ibifaru hano Gisenyi n'ibisanzwe natwe reka dusubiza amaso inyuma. Abakongomani se n'ubwa mbere bakora akaduruvayo nka kariya abagakoze ku kibuye se mu nkambi z'impunzi ntabwo ubyibuka. Ariko no kudasubizwa ku Rwanda kubitsa iki? Kuba u Rwanda rutari gusubiza Kongo by'ubwabyo bihatse iki? Ku Rwanda atari igihugu cy'abapadiri n'abafureri. Ariko guceceka ku Rwanda ni ikibazo gikomeye kuri Kongo. Kongo ubundi yakuvuga kubita ibisasu mu Rwanda ugatera 12. Urumva? Bari abaturage bagira gutya bapushinga abapolisi bacu bakabarashyamo nka babiri. Batisha bati muzasubirayo bibagoye. Ntabwo bikwiye kugarukira ku banyarwanda n'abakongomani gusa. Kuko u Rwanda rushinjwa kuba ikibazo ku mutekano w'aka karere wose. U Rwanda na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda na Kongo, u Rwanda na Tanzania, u Rwanda. Byari kugenda bite iyo bari abanyekongo bambuka umupaka bakagera ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se bagasatira umupolisi w'u Rwanda? Bari guhura n'ibibazo nyine nk'ibyo abantu bikize bahuye nabyo bikomeye cyane. Baraswa, bafungwa, bagira gute bikabibi cyane. Turabasuje kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka twizere ko muri amahoro. David, nizere ko utari bumbaze ngo ndamahoro. Nicyo naringiye kare nibuye nabonye hariya kuri grande barriere. Reka dusase inzobe turebe nicyo kiganiro tugiye kureba. Mu byukuri muri iki gitondo hakozwe imyigaragambyo igoma igamije kwamagana u Rwanda, ndetse hari n'umwe mu baturage baho twavuganye avuga ko bashyiragamo na Uganda. Ariko reka twe twirebere ku Rwanda gusa. Dusase inzobe turebe iriya myigaragambyo yatumye abakongomani bafungura kiriya cyuma cyo ku mupaka bakarwana n'abapolisi baba baharinze, bikagera ubwo barenga zone netre bakagera mu cyo twita mu rwego rw'imipaka zone rouge. Kuko bari bageze ahantu batera amabuye akagwa mu Rwanda, akagwa no ku bapolisi barinze umupaka b'u Rwanda. Dusase inzobe byari kugenda bitiyo bari abakongomani baza kurenga iriya zone rouge bakagera mu Rwanda. Ese ibyo bakoze byo bisobanuye iki? Ni dusase inzobe. Jean Dodier Kadinijabo turi kumwe na Marshal David Nsengiyumva Eugene. Yes. Reka turebe. Ni umwuka mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda na Kongo kuva tariki ya 23 nubwo mu kwa gatatu byavuzwe ariko bigahosha. Ubwo Kongo nanone yarasaga ibisasu mu Rwanda, ariko ejo bundi ho byatangiye gukara bigeraho umutwe wa M23 ku minsi ishize nk'ingahe wigarurira umujyi wa Bunagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Kurayige, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, avuga ko M23 ariyo iri kugenzura umupaka wa Bunagana na Uganda. Bamwe bati Leta z'Ubumwe za Amerika ziti turabizi neza ko u Rwanda ari rwo ruri gufasha M23. Komisiyo ya Sena ishinzwe ibintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga muri Amerika yarabivuze. Ibihugu birabivuga. Perezida Felix Tshisekedi ari Brazzaville arabivuga ko nta gushidikanya hari ibimenyetso by'uko u Rwanda rufasha M23. Inzego z'igisirikare barabaye Kenge bande bose barabivuga. M23 ikabihakana, u Rwanda narwo rukabihakana, kugeza ubwo abakongomani bafata ibendera ry'u Rwanda bakaritwika. Sinzi niba wumva ikirango cy'igihugu ni nko gutwika igihugu. Bavuga ko banaritwikiye no ari ku bimwe mu bigo bya CPG. Ahantu hafite stati ya ambassade. Yego. Kuko burya imiryango mpuzamahanga na za ambassade biri mu kategori imwe. Bakagera no ku rwego rwo kwigaragambiriza kuri ambassade y'u Rwanda Kinshasa. David, reka dusase inzobe kuri iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo wamugana umuceri umeneke rwose. Rengera ubuzima bwawe ukoresheje ubuvuzi bwifashisha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza y'umuvuzi Rutikanga. Tuvura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro ndetse n'utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe. Witinya, abambere batugezeho ubu babayeho mu mutuzo. Badamu, namwe tubavura indwara zifata mu myanya yanyu ndangagitsina nk'ama infection, kubura ubushake, kubura ububobere ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Imiti yacu itunganyije ku buryo bw'ibinini,
pudre ndetse n'isukika. Wifuza kutugana wadusanga i Remera mu Giporoso muri metero 150 uvuye kuri feruje ujya Kabeza. Niba uri kure cyangwa se uri mu mahanga twandikire kuri WhatsApp yacu kuko imiti yacu turayikugezaho mu gihe gito cyane kuko dufite stoke zacu mu bice bitandukanye by'isi. Sinzi rero ajyaho natangirira, ariko reka ntangirira aha ngaha hakurikira. Nk'ubu ngubu hari allegations cyangwa se ibintu ari Kongo ihora ishinja u Rwanda irurega n'iki byose usanga atari nabishyashya byuko u Rwanda rufasha imitwe yitwaje intwaro irwanya Kongo. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, Kongo ikagira na siroga ihoraho yo bitanga ibyo bita balkanization, gucamo ibice Kongo no kubyigarurira no kujya gutubira nk'ibyo ngibyo. In fact tugiye kureba ni nk'ibyo bintu abakongomani bahuza mu nzira ariko bakanahoza mu nzira umukongomani uvuga ikinyarwanda bamusanisha n'umunyarwanda. Burya nyine ibyo babizana muri yo cadre ya balkanization. Yego muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo babihora babireba muri ubwo buryo. Ariko ujye umbwira ngo sometimes nitukanabogame, reka mbere kuri ku kintu cyo kutabogama. Burya ngo bavuga ngo niba ngari yakugize gute ngo ntibinturo. Urumva Kongo Major Wars intambara zikaze bafite mu myaka igeze kuri 25 hafi 30, urumva zagiye zigira isoko muri gace k'iburasirazuba kandi zikagirwamo uruhare n'abagenero n'abana b'abasore b'abagenerali abenshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Nubwo wafata AFDL Laurent Désiré Kabila ubona ko ku ruhembe rw'umuheto nibyo koko harimo uruvange rw'abakongomani benshi batandukanye, ariko abaza kwisonga muri za lisede n'ahandi hose kuzamuka kujya kuri Ventura uyu munsi nabo nyine bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo bavanze n'abandi bavanze n'abandi muri aya magroup, ariko hakaza kuko nk'ibirebye mu kwisonga hakaba bavuga ikinyarwanda hafi 70% rw'abagenerali Kongo FARDC ifite 70 rw'abagenero n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Wigeze no kumva ko umuntu bitwa General Bisengimana ari mugeze kuyobora polisi ya Kongo igihe kitari gitoya, ugashyiramo n'abandi abo ruberwa n'abandi bose bagiye muri Sena bakana ba vice president ainsi de suite. No kuvuga iki? No kuvuga ngo igihugu icyo ari cyo cyose niyo kitaba Kongo, nubwo yaba Zambia, nubwo yaba Angola n'iki byose, kuko abakongomani bajya abanyarwanda abakongomani batavuga rumwe na leta bajya bavuga ngo Kongo ituwe n'amoko menshi. Ngo se ngo kubera iki ngabarubabo ngo bari za Kasai ngo nabandi bamanuka bakajya kwegera Zambia ngo kuki bo ngo batabaharasinga, ngo kuki ngo abaturage na Central Africa batabaharasinga. Ariko ugiye kureba muri izo ntambara zose zitwaye no myaka 30 nabo bashana bamaze kuvuga rugo, izo statistics zikwereka ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagize uruhare muri izo ntureka zagiye ziba muri Kongo muri rusange, Kongo ngari na Kongo muri izo Kivu zombi nimo kuvuga. Mu magambo ahinnye rero no kuvuga ngo abantu baje bagerageza bumve na position ya Kongo kandi ikigege kintu cya gatatu kindi balkanization nacyo nibikigaruka ariko reka kivuga nakakanya cya complexe de superiorité y'ubunini. In fact iki kintu kiriho rwose Kongo turi igihugu kinini ntitwuvuga urudukandagirwa n'agahugu bakitanga n'agahugu ka 27 bavuga ni kilometero kare 20330 bo bavuga 27 barongerera urimo kure. So aha ngandi ku ruhande rwa Kongo ndi ku ruhande rwa Kongo ruvuga ngo mu buryo psychologique kuba barakubiswe rimwe kabiri gatatu n'abantu bafite inkomoko n'igihugu gitoya, urumva hakazamo iyo balkanization philosophy kandi bavuga ko yibanda kuri Kivu zombi ntabwo zingajemo mu bwinshi d'une façon quantitative n'abanyarwanda, ariko abanyarwanda abavuga ikinyarwanda bari influencer bari powerful muri ako gace, bari mu bagenero bakomeye, urumva ndetse bikanavuga ko iyo hagize akantu gakubita, urumva bien sûr bari kwisi yose aho baritabana base arrière mu Rwanda. Yego bagahungira mu Rwanda, Burundi ni gake ariko nabo barahari buriya ndetse na Uganda. No kuvuga iki rero muri ya complex tunarimo vuga y'ubunini, urumva no kuba bafite ibyo bikomere bikiri bibisi by'izo ntambara zose kuva ko FDL kuzamuka byose ntabwo higeze abaho politike haba hagati y'u Rwanda na Kongo, haba muri Kongo by'umwihariko, urumva yo guhiyarenga icyo kintu yo kukivura. Abantu rero basa nkaho bashaka ko bibwira ko indwara ishobora gukira itavuwe. Ari nayo mpamvu buri gakomye kose kazura ibyo bitaganiriwe ngo bivuye mu nzira by'ukuri nicyo ngicyo. Yego reka noneho tugaruke uyu munsi twaje no ku Rwanda, ariko mu munota tuvuga no ku Rwanda. Yego u Rwanda ndwo rero nkuko nabivuze mu biganiro bitambutse tugeze gukorana, u Rwanda rufite ikibazo. U Rwanda nabonye Jeune Afrique yasohoye inyandiko uyu munsi ivuga ngo la diplomatie discrète
wigeze wumva u Rwanda rutangaza kuri mu Twitter ko rwasamoninze uriya chargé d'affaires wa Congo? Nabibonye uyu munsi muri Jeune Afrique nanjye. Sasa rero hakabaho n'ikintu cya incompatibilité y'imiterere y'abakongomani n'imiterere y'abanyarwanda, kudahura mu mico no myitwarire n'iki byose, urumva ku buryo u Rwanda rukora ibintu bikaba ibanga bo babikora reka da noneho bakavuga n'ibitabaye. Uriko kugeza ko bafashe abasirikare b'u Rwanda mu mwajida bafata n'abandi babiri bari bambaye civil cyagiye haba itegeko so ritangazo mu izina rya RDF, ariko ejo bundi barababuze. Urimo kureba bishatse kuvuga iki? Incompatibility, iki kintu cyo kutuzuzanya kimeze nk'amavuta n'amazi bitavanga kw'imico. Abakongomani n'umunyarwanda ntibahura. Umukongomani murahura akamubwira uti mwiriwe, agahita ati njara baba, kandi avuye muri restaurant yafigije. Umunyarwanda we rwose yamaze ava gushingurira urusoro amahoro amahoro pe, urumva nta kibazo. Urimo kureba sasa ku buryo n'abakongomani tugiye kureba iriya frustration bafite ituma banigaragambye bagakomeza bagasukuma. Ni nka kwa kundi watunga umuntu agatoki bimwe bya Yezu, kubita umuntu urushyi ntagusubize bijya bitera umujinya, urumva ukarasa mu Rwanda bukabona batseta ibirenge nk'abatagira imbunda, bakajya bandika abanyarwanda ntibavuge cya kintu abakongomani kirabacanga no gutera amabuye ntagire umuntu urasaba imitwe. Ahubwo ntekereza ko cyakabateye ubwoba n'ubundi cyo ntureba kibatera ubwoba ku buryo bagahaguruka noneho batereka voilà. Ni nacyo rero tugiye kujyaho ibi bintu byo kuvuga ngo baje ku mupaka batera amabuye, nta reaction nimwe yabaye ku Rwanda, nta mupolisi n'umwe w'u Rwanda bari bafite ingabo bazikingira, yego bikingiraga gusa kubitaho amabuye kuri casque bakubitaho amabuye, nta mupolisi n'umwe w'u Rwanda batera umujinya wenda ntabwo bari businzi bari bazite se wajyana imiriro no guta. Ariko nanjye ubwanjye uri muri parti ya Congo nawe ntabwo wabyumva. Donc imiterere y'u Rwanda n'abanyarwanda ukuntu bateye ntabwo abakongomani bayumva, ntibashobora no kuzayumva. Ni impamvu ngiye gusoza ikiganiro hano aka kanya ntabwo bazumvikana, ntabwo Rwanda nako bashobora kumvikana umunsi n'umwe, kuko bari nk'ahantu nka za Uganda, ariko singiye kuvugira abaganda nabo bahamagara abantu ba Kisoro, bahamagara abaturage babo bagahurira mu kibaya gahira rimwe, urumva bari polisi bakigirayo bagatera amabuye n'abagatera ndi wareba ko bari abakongomani badasubirayo. Ariko reka turebe nk'ubuse abanyarwanda kuki nk'urubavu batari bigaragambye basaba n'amahoro banagira gute by'ubwabyo no gufata ibuye rikava mu gihugu cyawe rikajya mu kindi gihugu. Sinzi niba byumva ni kuvogera ubusugire bw'icyo gihugu. Ahese abantu batera ibisasu bya BM, iriya mbunda ya BM urayizi? Iriya mbunda ya BM yarasaga Kinigi, nabonye berekana no ku mafoto ejo bundi aba M23 ni imbunda ikoresheje bita Kano 70 Mortier 70 bya bindi banagamo gutyo no biri type biri byinshi ko babitera se wenda mu buryo bw'ibyo tubona abanyarwanda bakabihorera, uretse ko nabonye Chimp Report ejo yanditse ko ifite amakuru y'ibanga y'u Rwanda rwa deployenze military build up bitwaro biremereye cyane ku mupaka, noneho byagiye hanze. Noneho urumva rero navuganye ahubwo n'umunyamakuru uriyo witwa Maisha Patrick, ndamaze se nta ni kintu kigaragaza ko u Rwanda narwo ruryamiye amajanja nk'ibifaru nk'ibiki. Arambwira ati ibifaru hano Gisenyi twe n'ibisanzwe keretse uri kuvuga ni Kigali, ati twe bisanzwe bihari ahantu nkanga hari umutekano utizeye, ibifaru bigomba kuba bihora biri tayari. Sasa noneho David reka turebe byari kugenda iyo bambuka umupaka, iyo bambuka kandi nicyo bashakaga, kandi abakongomani nk'uko bivuze mu myitwarire yabo itandukanye n'iy'abanyarwanda babikora. Uribuka ko byabaye i Bukavu ibi bisa n'ibyabaye n'ubundi nabo bashatse kwinjira ku bupaka, nabwo bashatse kwinjira. Hari umujyama twaze tuganira kuri WhatsApp arambwira ati se iyo babareka bakinjira sasa ariko no byari kugenda, urumva nuko mbivuga abantu bakanuka kuri YouTube, nta hantu na hamwe u Rwanda wari wabona nubwo rucecetse kuriya birya n'abakongomani. Ntabwo u Rwanda rufite filozofi y'igipadiri n'igifurere, ibyabaho n'ibintu bibi cyane, kandi umenye ko nabiri abakongomani nabo ntago narinzi ko wenda u Rwanda bahageze binjiye babafata bakabacumbikira na station ya Ribu yabisasamana naye barangiza bagatelefona Kongo muze mutwara. Nacyo reka dusubiza amaso inyuma. Abakongomani se n'ubwa mbere bakora akaduruvayo nka kariya abagakoze ku kibuye se mu nkambi z'impunzi ntabwo ubyibuka, ntabwo shaka gutoneka ibisebe byakize. Yego hashya ntubonye bashatse kuva mu nkambi y'ikibuye ngo batashye Kiziba ngo baratashye bahashya buriya hashya. Abanyarwanda tujye tubabwiza ukuri nabo ubona ameze kuri bacecetse, ariko imicecekere yabo yakora ikintu kibi ku bakongomani. Kandi kantu kari za revege manumva nanavuga hano, we never know niba naburi u Rwanda utabari muri runota. Abanyarwanda ibintu bakorerwa n'abakongomani barabinota. Hari ukuntu kera ngira amahirwe yuko 96 David hari ukuntu umubyeyi hana abana
ugakora ikosa akarinota akakwihorera ugakora irindi akazakuvutura icyarimwe akakwihorera nibyo u Rwanda rurimo nibyo rurimo nubwo ari igihugu cyane ntabwo murashe mu Kinigi warabaretse muronge nta kibazo mutwaye kaporari na nuza na private burizi uko abanazi bakoze jenoside y'abayahudi uzi ko Israel yagendaga ikora nk'uku nguku ikajya batoratora aho bagiye hose no muri za Mozambique naho hose buriya agenda bare nk'abakongomani Imana bari kubivuga gutya babi gutera amabinari ya makamera n'iki byose ushaka gusanga nari amafuta gize afite hana biko bashobora no kubabika neza no mu mashini neza bakaba bazi ngo wateye ibuye ni kare nijabo yariteye hagaza none se uteka ko yamyigaragambye itabarimo inzego z'ubutasi zitandukanye z'ibi bihugu none se ahubwo ku buryo uri na influencer uri umuntu wa influencer muri baga bahamagarira abantu urumva bashobora kuba bakunota none se utekereza ko muri ramyigaragambye yabaye ikabera muri Igoma nta banyarwanda bari bayirimo kandi bashinzwe no kuyikurikirana none se ubwo urumva wari umuntu wa societe civile wahariye batakunota ntibaba bakuzi se bashinzwe iki ambasade ihari n'iki kishinzwe yo kureba ahubwo genda nsaba kuri Goma chargé d'affaires wa ambasade y'u Rwanda cyangwa se nibiki ashobora no kuba yarari muri ramyigaragambyo ariko afite izindi nshingano zitari ugutera amabuye mu gihugu cye akareba noneho ukaba rero wa mucuruzi ukomeye cyane bya kintu byose ndabivuga je ubitekereza gutya ntabihamya ukabura mu murega w'influence abari abantu ukubita amaduka y'abanyarwanda ugira gute rwose kuri kamera ndabivuze nawe guceceka ku Rwanda ari ikintu cyoroshye kuri Kongo nacyo kibazo kuko abakongomani babishakira ko haza nk'abandi bantu baturutse nka Rubavu hagahira rimwe aferi gatirangira aho byasaga nkaho bo barimo barapushinga ngo u Rwanda narwo rusubize nacyo kintu Kongo ngira ngo irimo muri ishaka kuko ariko no kudasubizwa ku Rwanda kubitsa iki kuba u Rwanda rutari gusubiza Kongo by'ubwabyo bihatse iki ku Rwanda atari igihugu cy'abapadiri n'abafrere ikintu akenshi biba bihatse tuyitebera muri histoire buriya ngira amahirwe yuko ntari mukuru ariko nari mfite ubwenge bushobora gukurikirana ibintu buriya na mbere yuko liberation ibaho muri 1990 ahantu bajya babeshya ngo RPF yateye itunguranye ndahamya ko ari ukubeshya kuko imyaka 87 89 biyorganiza yabagirimo amakuru n'ibyasohokaga byose iriya ntambara yaravugwaga Major General Leta Gisa Fred Rwigema yambara peti urumva Habyarimana yakajyayo birya byose byuko abanyarwanda bafite ukuntu bapushingaga kugira ngo ndetse hari n'abageragezaga gutaha bagakora inkambi z'impunzi na General Kabere bageze kubivugaho kwigeze kuzaho na Afande Gasana urumva bakaza ariko nyine bakagira ibibazo ariko ni muzajyaga zinatakiragiye yego no kuvuga ngo bene iyi systeme ku bantu bazi ku imikorere yayo babanza kukureka urumva ariko igihe kimwe hakazahira rimwe no kuvuga iki rero na kiriya gihe cy'impunzi za Kongo cy'intambara ya Kongo ngiye kuvuga mu kanya ya mbere abanyarwanda bajya gusenya inkambi z'impunzi no gucyura impunzi zari ziri hariya n'iki byose ibintu nk'ibyo wasangaga ibijyanye ariko ni nabyo Perezida Kagame yageze abivuga aravuga ati twanahamagaye international community turayimenyesha tubonye yanze turabyikorera barabyikorera no kuvuga iki no kuvuga ngo guhamagara international community no kugira gute ni nk'ibi mu Rwanda ruri gukora no kwereka imiryango mpuzamahanga ko hari ikibazo Kongo iri gutera ku Rwanda hari ubushotoranyi Kongo iri gukora ku Rwanda noneho bagategereza ko hari icyo miryango nabo bantu bari kubirebera hanze bakora bose abantu bose bameze nk'abicaye imbere y'urukiko mpuzamahanga bareba ukuntu amahanga aratubona gute nk'ibyo ariko guceceka ku Rwanda ni ikibazo gikomeye kuri Kongo ubundi yakuvuga kubita ibisasu mu Rwanda ugatera 12 urumva bari abaturage bagira gutya bapushinga abapolisi bacu bakabarashyamo nka babiri batisha bati muzasubirayo bibagoye nicyo kintu babashaka ngira ngo niba abantu bakurikiye amashusho twabagejejeho mu masaha yo masaha 9 gutyo babonye mu kiganiro cyabanje babonye ko byasaga nk'abapolisi ba Kongo nabo batarimo bashyira imbaraga mu gukumira abaturage nta mbaraga bashyiragamo kuko urabizi y'abaturage bigaragambije gutyo mu bijyanye n'ubusugire bw'igihugu kindi cy'igituranyi ushobora no gukoresha ibyuka biryana ukanabatera y'amazi y'amakamyo ya polisi yatubona y'amazi ariko ngira ngo hari ibyo wabonye burya hari igihe bishobora kuba biri nko mu metero 200 harya inyuma ariko ntabyo wabonye ntabyo nabonye n'amaso kuri kamera hari byakoreshejwe nta byakoreshejwe kubera iki kubera ikintu kibabaza abakongomani rega icyo kibabaza abakongomani baravuga bati aba bagabo umunsi none bazaturunda umurikiraho urumva hazasha none rero sasa ntangiye no gutsindwa kane jabo ubwo ntangiye no gutsindwa n'abandi bavuze bati mu bihe runaka dushaka kuzabana u Rwanda rwihorera kuri Kongo
nanjye ntangiye kugenda ncika intege mvuga ntibyanashoboka kuko iriya myigaragambyo umunsi yanteye ubwoba gusenya imipaka ni ikintu gikomeye cyane uzira imipaka ukuntu yubatswe ihenze bufite agashyiraho amafaranga urumva u Rwanda la corniche u Rwanda ubu ngubu ruhereza rege icanira umujyi wa Goma amashanyarazi ntago barayakupa urumva ntibazanayakupa bazabyihorere ibyo byose ntabwo u Rwanda ari urupadi ntago ari urufurere uko byagenda kose bazahazashya kuko reka nkubwire nge ntabwo ni ibintu bigaragara kuri kamera uzi ko u Rwanda rufite inama ejo bundi erega iki kintu cy'inama tugihuza n'ibintu byose byo iki cyacogamo nge ntabwo niteze ko hazashya hagati y'u Rwanda na Kongo kubera iki niko nari meze nanjye yego uratera uyu mupolisi w'u Rwanda ntabwo bishoboka ntabwo hazashya atabyihorera reka nkubwire sibyo bino mu gifaransa byita syndrome de frère ibi syndrome de frère u Rwanda na Kongo nta na kimwe bipfa abonye amaduka bamenaguye ibyira ni bisanzwe he byasanzwe hehe none ko no muri Uganda mu buryo bwo imbere mu gihugu haba imyigaragambyo imbere nkanswe none yambutse ikarenga igihugu bakimenagurira intuzi cyane ntujye ubibona se bakanasahura wasanga na biriya biduka bamenaguye muri ry'abakongomani icyo ntekereza kuko nk'ubu ngubu nahoze mvugana n'abanyekongo bari hari Igoma bamwe barambwira bati iyi ni syndrome cyangwa ni ikibazo kiri mu rubyiruko rukiri rutoya abamotari wabonye bigaragambije ko nta bantu bakuru barimo sinzi niba byumva kandi amaraso mashya urumva bazana n'ibintu bishya ntibanatekereza ingaruka mu buryo buri diplomatique mu buryo buri politique no mu buryo buri militaire cyangwa na defense n'ibiki sibyo barambwira bati abantu bakuru banafataga abanyarwanda basanzwe bacururiza hano Igoma bakabahisha babona ibintu bimaze gutuza akabwira none munyura aha mutbebere mutahe musubiri wanyu kuko bimaze gutuza ariko ibyo bigakorwa n'abantu bakuru ariko urubyiruko abamotari abakarana abakarasa baki nibo bari bari imbere kuri front line y'imwe ikibazo rero kiba kiranga muri abo batekerezaga gutyo n'iki ngiki niyo mpamvu Kongo ikeneye leadership ifite imbaraga kandi leadership izamukene kuri urwo rubyiruko kuko ni mpamvu ubona n'abanyarwanda batusuka mu mahanda n'iki byose biterwa no leadership y'igihugu iba yubatse kuko buri kantu kose bafite ikintu kikareba none se wivuga ngo leadership ejo ndi ko abamotari bigaragambije leadership akose wabonye ko batakomeje se none se ko ahubwo leta yahise igira ikikora no kugira ngo ko yabajyanye muri stade bakaganira icyo nicyo bita leadership barigaragambije kubera ikibazo yarabajyanye ariko se hari byakemutse cyangwa nta byakemutse ibyo tuzabivugaho mu kiganiro cyangwa byakemutse kubera ko wese bakora amakoperative y'amotari ava ku 100,000 agera kuri amakoperative 5 ibyo byo ni byiza ikindi bakora twadusoro bakora aba security none se ni ngombwa ko buri kibazo gikemuka ari uko abantu bigaragambije oya n'ibindi bikemuka n'amotari batigaragambije n'ibindi no muri kusha societe reka twe kujya mu motari reka kari kanyuze mu ariko ubundi muri leadership niyo time rishobora kubaho ikinyeze no kure kuntu hagati y'ubuyobozi n'iki babikemura nese wigeze ubona haramaze bamenaho n'ibyo byose ntibajye bakabashyira muri stade bakaganira ati ibyanyu ibibazo mufite nibihe nuko batari babizi bakabiganira cyangwa nuko byavugwaga bikirengagizwa uko ikibazo kivugwa kikirengagizwa mu bantu niko bagenda bishakira uburyo bwo kugikemura aho rero aho ngari naho nshaka kukubwira uruhare rwa leadership aho niho nshaka kukubwira aba bakongomani baravuga u Rwanda rugacece uzi ikibazo kibagenze bakavuga rugacece bakavuga bagatera amabuye rugacece ariko n'imivugire yaba kenshi na kenshi nashyize muri cadre leadership iri po ifite ikibazo nuko baba uvuga kuko muri iyo governor abavugana na governor habitegeko urumva ba ministre bakaba bahuriye ku mipaka muri ya zone bamyigaragambye yego ntago abaturage bari kuba baje urimo kureba rero nuwanavuga ko Kongo nayo itavuga cyane mu buryo bwa officiel bivugisha ibikorwa bigatera abaturage kwivugira nabyo cyaba ari ikibazo nabonye Monisco mu kanya yasohoye itangazo Kongo iravuga ngiye nabonye buretse gato muri iryo tangazo uri kuvuga ngiye nabonye itangazo bya minister w'ububanyi n'amahanga oya ry'umwe mu baguverineri bahara muri Kongo yemerera abantu kwigaragambya ariko arabwira ni mwigaragambirize Goma ntago yari iri mu bundi aho ngaho nkavuga ngo kuba umuturage wowe wituye generation y'abakiri bato yaje ariko ntaranaharenga aho ngaho nayo nyine izi generation ziri uyu munsi haba muri Kongo no mu Rwanda urumva no muri kakarere k'ibiyaga bigari kandi turagaruka ku kimwe cy'ikintu nigeze kuvuga cya rukokoma yo muri Great Lakes urumva nta makuru zifite umwana arabyiruka yumva ngo u Rwanda rwahondaguye Kongo u Rwanda nabo gatatu ntabwo afite framework arimo kwigishirizwamo ko nugeze kumva Vital Kamerhe abivuga neza abisobanura kuri televiziyo avuga nyine kiriya kintu cyo kuko ngo yafasha abasirikare b'u Rwanda kababikana n'intwaro zabo kandi kabashyira hafi y'umupaka ba Kamerhe bari rero n'abandi bantu witwaga bakuru mu kanya ntabwo tuzi neza ari framework cadre
zijya ziba hariya zigasobanuriramo urwo rubyiruko n'impamvu y'izo ntambara n'icyaziteraga, urumva, kugira ngo urubyiruko rukuremo iki byo kwijundika igihugu gusa, urumva, ahubwo u Rwanda babone ko ibyabaye byarabaye, nubwo bitari miseke igoroye, bitari byiza ngo uvuge utubene ibihugu byateye ibindi n'iki byose ngibyo, ariko n'ubundi wenda banagaragaze ko igihugu cyabo ari uruhare rwacyo cyagomba gukora nticyarokora bigateza iyo ntambara. Kandi n'abashatse kugerageza muri iyi minsi nabonye ambasaderi Karega yarakunze kujya abitwitinga rimwe na rimwe, hariho ubu ngubu urubyiruko ruhuza abanyarwanda n'abakongomani mu rwego rwo kuvugurura amateka ashize. Yego, ntabwo bikwiye kugarukira ku banyarwanda n'abakongomani gusa, kuko u Rwanda rushinjwa kuba ikibazo ku mutekano w'aka karere wose, u Rwanda na Uganda, u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda na Kongo, u Rwanda na Tanzania, u Rwanda. Aho rero twigeze kuvuga mu kiganiro nyine ari nacyo ingingo naringezeho, uvuga ngo igihe kirageze kugira ngo ibihugu bibone ko niba izo generation zitwara kuriya nkuko babivuze gena nabyemeye buriya zikeneye amakuru, kandi amakuru zizayahabwa nuko ari ayo makarabu y'abakongomani n'abanyarwanda arakora abayobozi bicaye n'iki byose. None se David, buretse hakaba gusa ikiganiro ibihugu bibaye bitumvikana ku mateka y'imbere mu gihugu bwayo, bigena no kurenga byumvikane ku mateka y'akarere, ibyo ni bisanzwe. Ibyo ni bisanzwe David, mbere kubanira abandi urabanza ukibanira ubwawe. Ibihugu bisanga mu mateka none se buretse ariko igihugu ku giti cyacyo gisanga mu mateka. Reka nkubaze, kandi amateka y'abanyekongo bayumvikanaho? Nta nayo bagira, ahubwo nta n'indangamuntu banagira. Kongo ntabwo barandika amateka, Kongo ntabwo baragira n'indangamuntu. Impamvu nyene mvuze ko wenda batayumvikanaho ni ukubera ko abo bitwa ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bitirirwa u Rwanda batumvwa kimwe n'abandi banyekongo wenda bo mu bindi bice. Icya kabiri, abanyarwanda amateka yabo bayumvikanaho. Reka tuve ku abantu nsubize, ntabwo nzi ko batanayumvikana, ariko nta controverse yuko batumvikana ku mateka. Ntabwo bayumvikanaho kuko hari abavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, abandi bati jenoside yakorewe abahutu nayo yemerwe n'umuryango w'abibumbye. Ibyo ntabwo ari ibintu, ibyo nta makuru bifiteho giyewe. Ndabizi kubizi, ariko ntacyo imbere ya kamera ndabizi ko utabivuga. Icya gatatu, urumva, abarundi amateka bayumvikanaho, nabo nibayumvikanaho. Kuki batayumvikanaho? Baragiye rusha bagakora amasezerano. Urajya mvuge nka president yavuze ngo amasezerano n'impapuro. Bayumvikanaho abarundi. Mu Burundi niba hashobora kuba hari akabari k'abahutu, hakaba hari akabari k'abatutsi, reka nkubwire, bakavuga ngo majorite naba kandi bose ari abarundi, bambwira ngo bumvikana ku mateka. Baba babeshya. Hari ibintu, icyo ni cya gatatu. Hari icyo twita, hari ibintu mu Faransa bavuga ngo n'info intogise. Buriya hari umuntu wagiye muri Israel, agiye mu gutembere akuntu bajya muri pèlerinage, aza ambwira ko uko twumva ngo Palestina n'abayahudi ni ibintu binazwe ku bantu bize nk'ayo basomye amateka, bibwira ko ngo nta bantu babana amahoro ngo basurane bahane nk'abagire gute hagati y'Abapalestina n'Abayisiraheli. By'ukuri barahari benshi, ahubwo isi ifite ikibazo cy'amakuru apfuye, kandi niyo ahahe isi niyo ayinjiriza. Nuko twageze kuri icyo kintu cyo kutumvikana ku mateka y'igihugu, ugasa nk'ugikwepa nkaho nawe nta makuru gifite. Ntabwo gena gikwepa, icyo nashaka kwereka nuko iteka tuvuze ibintu tutakore ubushakashatsi, ibyo tuba dusabirwa na fagite. Ubushakashatsi buwese kandi uba muri societe, kubera uba muri societe. Ngende uko nagiye buretse ngende gukora inkuru irukumberi. Urumva ko mukanya maze kuvuga yuko hari abakongomani bahisha abanyarwanda, wababaze ariko urishwa kuba njye navuganye nabo. Ko mwavuganye ufite fagite ko nyine hari abakongomani badashyigikiye biriya bintu. Icyo ngicyo rero kimwe nuko n'abanyarwanda bo kwanza mukanya buretse ndaza kugutwikira icyari muti kubera iki n'ubundi ubu ngubu mu bibazo u Rwanda rufite nta nubwo ari abakongomani batera amabuye. Gihe rwose uko batabivugisha ukuri, reka mbishyire hanze. Mu bibazo u Rwanda rufite muri Kongo ni nabo bavuga ikinyarwanda, urumva, batarwumva, badashaka no kurwumva, badashaka kumva u Rwanda. Bari abanyamurenge bagumye none abandi yande ntujye mva muri iyi minsi itambutse ko bajyaga banafatanya bashaka gufatanya na Kayumba. Si uyu mugabo wagendera ku mbago mu manza mu minsi ishize Mudathiri so yafatiwe. Niba hari n'ikibazo u Rwanda rufite ntago ari bana Nzambe na bana Mboka, urimo kureba ni bari abanyarwanda nabo bari hariya, urumva, utamenya rora yabo ni M23 bavuga itavuga rumwe nabo, ugasanga umurenge ntibavuga rumwe na sita y'umusasi ntibavuga rumwe n'iki byose. Iyo baza kuba bavuga rumwe, sibyo, ntibabaye n'abapinga n'u Rwanda n'iki byose. Ndetse ariko icyo ni ikibazo cya mbere. Noneho muri abanyarwanda bari mu Kongo n'abakica n'ici, yego, ubutwa abahutu n'ubutwa abatutsi, urimo kureba ku buryo urimo ikinyarwanda ubu ngubu ngo rwitwa igihugu, barimo kukibrandinga muri ubu buryo urimo kureba. Sasa rero iyo u Rwanda rugira Imana rukaba runumvikana n'abo banyarwanda bariyo bose nabo bwabo bakabavuga rumwe, sha niyo balkanization ari gupfa kuyemera. Ariko ubu ngubu ukuntu bimeze nka munari Babeli, David, abi murenge nimumvikana n'abaruguru, abi bose nimumvikana n'abahehe, ibintu ngibyo gusa urambwira. Reka dusoze tugaruka ku Revenant no muto ku ntama yacu. Byari kugenda bite
iyo bari abanyekongo bambuka umupaka bakagera ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se bagasatira umupolisi w'u Rwanda bari guhura n'ibibazo nyine nk'ibyo abantu bikiziba bahuye nabyo bikomeye cyane yakubwiye ko ushaka ko ntabivuga kandi nabivuze bahura n'ibibazo baraswa bafungwa bagira gute bikaba bibi cyane kandi buriya nibyo nakubwira ngo tutaba tubona inzego z'umutekano hafi hariya ubona 2 3 4 5 imyigaragambyo yatangajwe kuri n'inzego z'ubutasi ukuntu zikora bwabo bwo hanze no mu gihugu amakuru menshi baba yafite urumva ku buryo tutanavuga bari baryamiye amajanja bari baryamiye amajanja bavuga ati mu gihe barenga haba ikibazo gikomeye ariko ikibazo nuko bageze no muri zone rouge none zone rouge nyine bayigezemo u Rwanda ruraceceka kwa kundi ruricecekera ariko nukuvuga ngo iyo barenga bira by'ubwabyo nukuviora ubusugire bw'igihugu no gutera ibuye mu kindi gihugu ariko no ku rundi ruhande nabwo ukareba ugasanga u Rwanda rugize gukira ugasanga nk'urusohoka muri iyo diplomasi ya discrete y'ibanga n'iki byose nabyo buriya abakongomani nkeka ko bataba bakoze imibare nyayo kuko abigaragaje nabi kuri kamera mu rwego mpuzamahanga bagenda batsindwa urumva ku buryo niba no kuri table kuganira kuko bazaganira u Rwanda ruzabona package rujyana mwateye amabuye mu gihugu turabareka mwarashe rokete mwagize gute ya IGVM irahari Kongo ishobora kuzisanga irimo isakuza mu muhanda abangaba guceceka ko bari ko begeranye ibimenyetso ariko Amerika nayo Kongo izafite ibyijyana Amerika iravuga ko u Rwanda ruri muri Kongo Amerika iravuga ko u Rwanda MONUSCO ikabivuga MONUSCO yabihakanye yahakaniye Uganda ntabwo yahakaniye u Rwanda uravuga intuza press conference y'uyu mugabo mbonye wambaye ibendera rya Canada nabaze mbona kuri Twitter mu kandi bavuze ariko ko nta bimenyetso bifatika n'ubundi nabo bagendera kubivugwa kandi MONUSCO ifite imbaraga n'inzego zikomeye hariya muri Kongo kuvuga ko nta bimenyetso ifite ubwo nyine hazahirira igihugu kiziregura kije kiregura nta reka dusoze ariko icyonzi cyo iyo barenga hariya ariko ubundi rega banaharenze buriya baharenze aho u Rwanda rwabonye ibimenyetso buriya u Rwanda buriya imyigaragambyo ntacyo rwahahombeye rwabonye ibimenyetso ruragenda rubigaho buriya rubibika rugira gute n'iki byose kuko bazashyira baganiriye buriya igihugu ntabwo bishobora gupfa kurwana ariko bazajya kuri table kuganira u Rwanda ruvuga gute dore amadarapo mwaratwitse n'akandi kantu ukunda kugarukaho kuko abanyarwanda bari mu Rwanda abakongomani bari mu Rwanda batuje yego batuje ni n'ikimenyetso gikomeye mu rwego ruri diplomatique ko umuntu uvuga igiswahili umuntu uvuga iringara uri mu Rwanda wibereye ari igikondo kanza mu kanya ntitwigira mu irumba ameze neza turigira kwibera mu Rwanda ntago rushobora no kumurya urwara n'abacuruzi babika ibintu gisenyi amaduka yabo ntacyo ashobora kuba urabona n'imyigaragambyo nk'iribaye hari n'umunyekongo ushobora guhitamo guhungira mu Rwanda akazana n'abanyarwanda akavuga ati aho kugira ngo agume mu gihugu cye iduka rye ribe ryagira gute atereka mpungane biriya bintu byose rero bituma nyine igihugu nk'u Rwanda nubwo cyagira gutya wenda ukabona barakocoranye gato birabishoboka ariko gituma kibona ibyo kijyana ku ntuze kuri table kujyana kuri table hanyuma hari ikintu nabonye ejo mu minsi itambutse ngo M23 ifata umujyi wabonagana n'iki byose nayo makuru twabonaga ngo yanditswe na Chimp Report yuko ngo u Rwanda rwadeployinze imbaraga z'igisirikare ku mipaka ya Kongo ahantu hose harimo no gusohora yatangaza uko n'umutekano w'u Rwanda ngo meze neza nta ushobora kupfa kuruvogera babihuzaga muri Chimp Report yandikirwa i Bugande hari ikintu abantu bakunze kuvuga ngo u Rwanda rwafashe bunagana rwagize ntabwo nari impari ariko mu kintu abantu batari bazirikana buriya niba hari abantu bahagarizwa umutima n'u Rwanda ni M23 kuko kuba yarafashe ibirindiro hafi y'umupaka y'u Rwanda sibyo ibisasu bikajya bituruka bunagana dututurofaso M23 ariko nkavuze bwa mbere uzambwira wakavuze M23 yahoranaga ubwoba bwo kuraswa n'u Rwanda isahire yose ko rwayifumurije rukayiteza rukayivangira aho yari igeze na Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo ntabwo mfite amakuru ahagije byari kuba na ngombwa ko M23 ikuramo bunagana byanze bikuze ndetse ikanafata ahantu hanini hashoboka kugeza ubwo imbunda Kongo ifite babazize zirasakure hose zitangiye kongera kurasa mu Rwanda kugira ngo itazahezwa hagati ikisanga u Rwanda rubaye frustration kubundi bari abantu baje hari abate bataraza ko byari bimeze neza kandi ntabwo bwaba bwari ubwa mbere niba u Rwanda rwarafashe nkunda urimo kureba buriya nabo ntabwo ari abana bano babintu turavuga ati ariko tugiye kwisanga tugasanga u Rwanda rurarakaye rufashe shuwa yo gufata amakenga kandi babishobora rufashe shuwa kugira gute na gute na gute na gute ibintu nk'ibyo ngibyo ari naho hahandi navuze ngo nawe umuntu ntabwo yizera u Rwanda buriya ishobora kwishora ikavuga ati dufata bunagana twapanuwe umuntu n'iki byose ibibwirije cyangwa inabisabwe kugira ngo u Rwanda rubone agahenge igahaga gasopo kavuga izo ntambara yihaye gushoza mudafata ahantu hanini ngo mushobore kuharinda
mukaduteza ibyo bisasu n'iki byose ubutaha namwe tuzabarasa. David, reka dusoze tuvuga ngo noneho hagiye gukurikiraho iki nyuma y'imyigaragambyo bigiye kugenda bite? Ko u Rwanda ruri mu myiteguro y'inama ya CHOGM harakurikiraho inama, ariko nyuma y'inama ya CHOGM kuba inama ihari ntabwo bivuze ko u Rwanda rudafihanze ijisho kuri iyi myigaragambyo. Reka nkubwize ntabwo ruri bujye mu nama u Rwanda rwose arasigara bafite ijisho ricunga n'ugira myigaragambyo. Kareneja bano bantu batari mu nama bari kurwana, niyo mpamvu na nyuma y'inama bakongwa bari kubaza ubwenge, inama nirangira nk'umwami wa nyuma agiye ntabwo bazatuza ntabwo bazogera. Reka dusoze mwakoze cyane abadukurikiye, reka tubashimire cyane. Yari Dusasi Nzobe, twagarukaga ku myigaragambyo yabaye uyu munsi Goma yamagana u Rwanda irushinja kugira uruhare mu bera muri Kongo, cyane cyane gutera inkunga umutwe M23 leta ya Kongo yituye iterabwoba.